Jesus! Jesus! Ibu. Akabana b'abantu muri abagore kubera icyaka ubona ukuntu usunika umuntu ubona gusunitse muriye nawe ko naturuka gipfiri uturuka ahangaha muriye nawe. Oh my god. Kumufite ye reba uru ruhaza rwara rwara n'induru ugakora ingofero y'umusaza unije na kano gasabwa wanjye ukajye zibije cyane hari imitwe twabiketse ibitugu mu kadumu tera ibintu agahita aguha ibintu byose afite biri ku business y'umutuku nanjye tugiye abantu bose uzazibura tubabwira ngo uzane ifite byose we tugende tubona abantu ba wegera hano ukaba uri guhunga ntabyo ufite aho ngaho se ngo umuntu uzanya amafaranga make. Oh my god. mwebwe se muri bande mushaka kunyambura ku manywa y'ihanga turabo turi buruse urabona twe tuba tugomba kudufa kwa ibyihebe bro tubarirwa mwana zana bikiri ngombwa nzamura amafaranga kabisa mujye muryayo mwavunikiye ahubwo mwebwe muri abatubuzi turabagira neza abagira neza se muza mwaka iby'umuntu afite burije ntago umuntu imbere gato n'imyenda yisiga abagira neza n'imyenda ndayisiga imyenda ntago wayisiga wazana ibyo ufite byose nkagenda ajya henze ibyo usiga amafaranga izana rata amafaranga waba usanga kuri rimba abantu bari guhiga mwambura abantu. Oh my god. abagira neza kandi muri ubu nawe turabatubuzi icyo kintu ukana kivuga ari gisaba ubu ngubu ni yazana murayankubira kandi habe magana nifiti amajana 3 ni murayankubira habe magana 6 zana hano turi mumirize se bigeze amafaranga y'itasa. No. Ngumirizo mwereke wigisha Imana kuni. Ngiye kubona amafaranga ndabizi ubu bagiye kujya kuba benshi cyane. Imana igira neza. Ngiye kwita ngira 600 kuko nayo mfite amajana 3. Ngane muyane. Jesus! wabonye cyagihanga kwa kwakiri biga abantu bose n'uko yabagiye Jesus Oh my god. umeze neza ubu turi kujya tubwira abantu icyo ufite Imana ikaguha ibindi byinshi niba ufite fone kandi ndabona uyifite nige Imana yagutuburika guhebye ibyo bintu turi kujya dusangiza abantu ibintu nimba byose ntabwo mwabimenye nawe rega turi gukorera cyane wabonye ijisho bwarapfuye n'amagage nashizeho ingofero iyo Imana yamugize kugira ngo nta kindi gitekerezo aho twese watubwira twabikora igitekerezo mfite ibyo bintu mukumbya byakunda sinzi neza birakunda kuko agiye kubikora bimukorere sinzira turi gukorere sinzira iminota 2 No. Subiza telefone ebyiri mana yanjye Jesus! Ibu.
Toka satani kwa jina la Yesu. Sasa urafata. abatubuzi bakagenga n'umuntu bahise bancamo bagiye we Fone ni nk'icyenda kabisa. Reba icyenda tukore mu minota gani. ni make abantu twicata niyo menshi Ayo baduha yose. Oh my god. cyata niyo menshi kuko icyenda ni makeya Ni makeya. Mwari bico wa mbere cyo nuko tubabaga. Kaze ko. Dore nuri atumwake fone. Dore afite radio nawe tugere. Tugende ubwo turagabana nyuma ariko tumaze kuri. Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi. Umva mugabo wo ukugenda radio ni nyinshi shingiye kuki we twagwa radio nyinshi twe turabana. Oh my god. icyemezo nuko ngiye nawe ndabigukorera zana iyo radio Ari ukoresheje yawe. Aje kwa radio muhe radio aguze. Zanire ebyiri nanjye umefone muzane ebyiri. N'ugutubura. Nuko mutabimenye n'ugutubura. ntabwo turabatunga N'ugutubura. niba turiye n'umwazi y'Imana turetse mu ijuru The blood of Jesus. umva ko mwigenje none ndakwica